Imana ishimwe pe. Imana ishimwe kuko nabo utaza kuza. Uyoze ariko ntakintu Ngo ababyeyi ngo iki ngo urabona ngo hano naje ibyo ndo bibutse. Ubundi kwanza akazi ushinzwe gukora wagakoze. Imana kuruta ariko nagakora. Yeba amasahani aracyandagaye. Ibi birahure hano urugi iziranduye kandi ugomba kubikora. Urabikora ryane. Haracyari mu gitondo saa 12. Udutse wicaye. Gari. Ariko wibagiwe yuko nje ari ngiye nkugisha. Ariko sha urimo urandeba urumva akaboko kamaze kubyimba ukavuga uti wana naramwifatiye byararangiye. Urumva umaze kuzamo umaze gusoreka. Ego. Ukaze kubikora kandi ukaze kubikora. None se ubu uzajya ubikora yuko ngombye kukubwiriza buri munsi ntabwo wowe uza akazi ushinzwe. Na rero ujya wita ku kazi kawe urumva uve mu kazi. Umuhungu wagiye kuzanyica rwose izagira akazi kantesha umutwe. Ngira abana bahangaha kuko
Ese wewe kama umwana waje naje ariko sinanga kumona byanze. Telefone shawa pepe na telefone ufite hano ariko nyakantu ndavuga nti reka nkwereke nawe urebe umbwire ko urabona ibyo bite. ntabwo njye natabimenya nyine frase bidafite telefone kandi uri umusore. ubu ngubu isi isa n'igezweho hasi. ntabwo ndi mu bihe byo kugira telefone ariko nyine nibikunda nanjye kwihangana ni ukutitabaza inshuti ngo bagufashe. nta babyeyi ufite kutababwiye ngo bagure telefone ngo burya urahari urasinzire mbese bite. niko ababyeyi ko utabwa ngo bakure telefone ubona ntazi ukuntu umeze bite. izungu shawa nawe Just telefone ntabwo ufite se warize Joseph yasinziriye warize ababyeyi bawe baragusize bitabye Imana yezetse bitabye Imana ntabwo ufite ugenda kubaza bitabye Imana nawe baragusize gute mbwira uzi Ikinyarwanda cy'ucyumva ese ugiye kumbaza cyangwa cyane sori wumva bari niba ubashije n'abari kunagira ngo bibe ko ndabona utuje. Ngiye kubimera ingi muri gwaru njya kunywa amazi ngasanga ibikombe byaramira ubu ariko mugiye ijuru hatamumijima uzuwe mana yanjye w'imana umuntu iki cyane nzakigire ntiko ariko
ariko sha ubundi ujya wumva Mike se kandi igira karete hano ni ibiko nubwo kirangiza gukoropa ubu se wakoropye subirika ntago ari imwe nakuye ku isoko ejo bundi manza iyo none se ubimaze ko yeba ukuntu uyimenye ubundi nzajya nyigukina kiratsinda ntikivuga kandi ndebe yendera karete kanyine ni gute ngiye ngura ibikombe namara kugura ibikombe ukabimena muri naka kagera cyari impanuka n'ibisanga iki se ndebera indiba wayikuyeho uratereka kigahirima nibapi ni ibintu byabiguyeho nyine gitakimemuka ese si ibisanzwe ko ibikoresho byakangirika ariko uzi ko imbaraga ufite n'ubwenge ufite ntaho bihuriye ubundi iki gitwe cyawe kibamo ibiki ntabwo ari wowe mbaza reba ngiye kunywa amazi nsanga amazi ibanza undebera aya mazi nawe ariko hari amazi meza ushaka ari kuyatora amazi meza nzayanywesha iki ibikombe umaze kubimena hari ibintu sinzi impamvu ibyo ngibyo ari byo ubonye gusa none ibiko ari byo mbonye washyizeho ngomba kunywera gufata igikombe cyo kunywera ntaba ari byo mpasanga ibindi wabishyize okay ubwo nyine icyo ni ikibazo kibayeho ariko gusa nyine ari kureba ikindi none se kuki bitabikuyemo ngo ubishyira habugenewe byo kujya biza imbere yanjye no kubera suku nsuzugura ubu umaze kunsuzugura urumva umaze kubyina urarya ifiriti urarya umukati mu gitondo n'igikoma akazi reka gukora akazi reka ntabwo nzakora nzajya nangiza ibikoresho ya bose gusa none ibi bishatse kuvuga ngo iki bishatse kuvuga ngo kandi ndabona ubyimbye shaho rero kamubwire ngiye kujya nywera muri ibi bikombe urabona utazamuka